Yiputi. Meze bite? Afasha. Dore wa mukobwa bahobera gasaku. Iki gisaza kahobera abantu ahobera inguge. Inguge ni ndangurube. Inguge ninde? Umva Karama. Gisaza kiwerera ahubwo twigendera. Oya, reka iki gisaza nyimaremo ivogoye. Ibesha se gicu. Ibesha uza Samuel. Ufite we n'abarunyuze Karama jya karamira mu ntume. Babyoshya. Nyiza sha. Umva wa gisaza hamwe nanjye wari waranjengereje warizembewe. Ngahase nikaze mwico wakabgawe. Igira hamwe. Cyane wakabgawe. Mvo wa gisaza. Kubundi mufite abakecuru banyu kwamaze uri kurinda ujya mu rubyiruko uri kumva twere tuzabaho nabakunzi dufite mwagapfamo uru rubyiruko ni rwo ruryoshye umva wa gisaza ndaje ndashaka abaterankunga baza n'uruganda baze bafata ibisaza nkamwe bitagira umuco sha bajye babasyamo ibiryo by'inkoko uruganda rukwakirwa kwaga gusyaho gahamba wari wowe ongera ubisubiremo ngubanze umutwe wanjye agerawe nasoni ongera dore nakanako we kutavuga ngo mbahane banyo umva warizembewe ntunshingeho mujya mubikora n'abakecuru banyu ngo singirene ntunshingeho ziba hacinze uranyumvira inshinzi nayo ziba abakecuru bacu se bariya abakecuru twabikora bakatumarira ariko mwebwe mudusubizamwe amaraso we tukaba abasore n'ubu ngubu izi mbaraga umbonana nicana naraye nifunze iyo teremesi urayizi wowe komerezaho nyine ako nyine nkomerezeho ari wowe meraho ari wowe nyine meraho nyine mbwira ari wowe meraho ubasha kanyagwe gaha nasoni mwashaka kurwana nani siza amahane none ngo nguki abantu mugira n'isoni nkeya se baba we Yesu Kristo yambwe ku musaraba Karamajya akaza kumukuzaho kugira rubanda rutaguza Karamajya cyo Karama mu ngozo gahambirwa akamanuka kwa n'abahira gucurama yenda ngayo ubufuka nk'ikirangiti cy'imfashanyo ngimfashanyo cyane inote n'iyegeze wenda agenda gucyura yegora niyo kari yitanga ibiringi ijya mu bakecuru kumva nkubwira noneho njyewe ndakomeje sindekeyeho nk'imfashanyo za pamu ndakomeje ariko wabonye ko ari uwanjye ni mwiza utamwegera atuvaho wamubwire tuza hakosesha ubundi twaganiriye iki cyana kirabura kubirya se nta nubwo kiraba ku izuba ryacu byakarya umutwe byose urabyigira kangahe jya ubura kurya byose ubu urabona ubwatsi buri kuva hejuru wigize nk'umwana w'umukire niwe bahereza bifu akajugunya ngashaka umugati nabo bawuzana ngo niyawurute ibyo ntabwo nazabivamo ndabitunganyije ariko byari byinshi mama Karame nkwereke mubwira akantu kira agatebe tube twicaye se kutangiye kunyicaza ni amahoro mwana icara hano ariko wasanga ugiye kumbwira ibintu bizima ese mama Karame ejo bundi cya kibazo nakubajije kutansubije matiku murakundana mwana ndumva wazajya urindira ko nkubwira ibintu mbere y'uko ubimbaza cyane cyane bene nk'ibyo uneze amatwi kutangiye kunkanga mama erega mama umbabarire ndagufuhire rega ubu se mwana wanjye urumva wamfuye ukankorera
gusa simvuze ko ntacyo umariye utabyumva nabi, ariko hari ibyo utashobora mwana we, hari ibyo utankorera. Dore narihanganye kugira ngo ubanze ukure, sinatekereza iby'abagabo, none dore urakuze umaze kuba umugabo, so reka gupanika ubwonko rero. Mama, ndabizi nawe ugira urukundo, ariko urukundo rwawe si urwo guha ibigabo by'ibibandi nka bya Matiku. cyane cyane ko Matiku acuruza n'ibintu bitemewe. Urashaka kwibabariza umutima? Kanigendere, usigare ubitekerezaho. None umwana wanjye yaba ambwira iby'akamaro di, ariko se uretse gucuruza caguwa, ariko hari ibindi bintu abamora. Reka mbigenze gake njya kuganira n'umwana wanjye ampa amakuru yose ku byerekeye Matiku, ariko nsanze hari ibindi bintu birenze inyuma y'ibyo n'indi namukaraba pe. Yego byambabaza byanambuna kubyakira, ariko singiye kugwa mu ruzi mbita ikiziba. Ariko abeza bapfuza humura ni Matiku sha utinda mu mutima wawe, niko umeze neza. Ya nahakumanza rero ku irembo ko n'ubundi nanjye ndavuga ati nk'umuntu ubwo nabonaga hatari akagufuna batugo ushaka gusanga utundi turimo muri mu gikari, nijye inama yo kuza nyine ngo nkurebe ahangaha. Twari twaje nyine gushaka amahumbezi. Yego ahantu haranaryoshye, niba ari uko biriya bintu by'ibiti ukuntu bihari, urabona hari akayaga gatuje, hari akantu k'akagoryi. Sorry ntabwo ari wowe, ni akabunda. Wananuka ariko n'ukuntu nk'uko basi ndahita ubona ko nta mutima mubi kandi nta n'uwaza ndi kumwe nawe. Njye niyo namaje kwica umuntu, uya ntacyo, niyo namaje kwica umuntu. Oya ni urugero nanjye ubwo ngeze imbere yawe ubwo mpita nizera yuko ibyaha byanjye byose bibabare kuko mba naciye bugufi, umutima nawururukije. Kandi nyine se ngahari bangahe mumeze ukuntu Imana sigira gute, mba nizeye ko rero nkikubona ibyaha byanjye byose bimeze neza. Hari akantu wari wibeshyeho gatoya, wenda ibyaha byakurwaho, ariko ntabwo byamera neza. Ako nakavuze, ariko biragabanyuka nibura. Urumva njyewe bimera neza habe na gato. Birashoboka, ariko rega ntabwo wandenganya. Njyewe umubona mu maso yanjye tayari mba meze nk'umuhigi muri make, ubwo wafoye kandi gusubiza inyuma atarashe ntabwo biba byagomba. Niyo mpamvu mba nyine amagambo mba nizihiwe, mba ndyoshye meze. Ubundi reka mubwize ukuri, nibaza abatagufite ukuntu wabayeho nkumva agahinda karanyishe mu mwanya wabo, kuko ngiye iyo turi kumwe isi iba yandyohanye pe. Wumve yuko mani niyo nawe mfite ahantu hari igikomere, niba naza kukireba hari ukwenda ndi jyenyine. Ushatse kuvuga ko ntacyomora? Cyomora cy'umutima wanjye, ariko se mara kubundi imyaka yose maze kuri iyi si uwabaga he? Ubundi wabaga he? Kuki wari waranyihishe? Ariko wakigabo umenya ibi n'ikiraya. Uvuze ikigabo, urumva ukuntu uri gutereka nkaho uri. Uvuze ikigabo rero numva ugiye kunuka, ariko uvuze ikigabo mpita numva ko ndi cyo nyine cy'ikijoyi. Ariko se ubundi uragira ngo urumva uretse impeta nambaye, uba ntayo nambaye, si agasore k'imyaka 10 kuko nyine uri umugabo. Uri umugabo uba wataye umugore n'abana. Ese kuba ndi umugabo kuko ko ndi umutima wanjye ukomeje gukunda, erega umutima wanjye ni mugari. Tekereza nawe umutima wanjye ufite ko uruhare umuryango wanjye, nawe ukaba ufite uruhare runini. Ufite ahantu wiyicariye ugira gutyo karambya, mbega uraryama karambya ukegama urimo kandi ntacyo. Nyagasani Imana ushobora byose. Ariko wumve ko ufite confidence mu buraya, urumva nyine wakaze. Ko nawe ushobora kuba icyo wakinuwe, uretse wenda ngewe ko mba narujugunya, ariko nawe ushobora kuba uri icyo kabisa. Namaze ubundi se hari umugabo ngira. Humura, egera umugabo ni Matiku. Umugabo ni Matiku. Ubundi urategeka Imana ibi nibido, ubu se donata nkagira gutya nkakabika. Basi niba ariko watinyaga muri ubu ngubu. Mbese ubwo urukundo rw'umugore ntabwo rubizi. Ariko mfite urwawe. Ubu rwawe ndi kurunyinyira gake wakinuwe. Mbona unateye apeti shawe. Nteye apeti urabona ndi ibiryo warunuwe. Naya santima. Apo uteye santire.
Ndetse ariko cyose kimwe santima salisa sambaza ibintu nk'ibyo urumva nyine ni apeti. Gusa ni ibiryo kuko tutari kubyumva neza. Ntago wakumva maritiro ukuntu ari maranjongonokamo ndagaswe. Yego Yesu wanjye. Shake ko birakwiye kuba babita impeta. Uye birakwiriye kugira ngo ndagaswe neza abagabo bibirara. Akumira ni korose rya bugera kandi. None se kandi ko Matiku narinzi ko ndumusheri ndumushusho ndumuswita ati ni bote mutima muravumba ikirara cyo bije bite niryo naryo ndagaswe neza abagabo baba papa biyubashye bameze neza. Sori bibaho kubera ko ari igihe umuntu aciye kwerega bitewe n'ibyishimo byinshi nakubwiye ngo wishimye umeze nk'agapizi iyo agapizi kasheze wakuraho urubaho utarukuraho kishakira inzira urumva nanjye amagambo arimo aragenda yingura ntacyo twikomereze ariko biragaragaza uwahoze uri. Rega n'ubundi baravuga ngo turabo turi ko twabaye ko twabaye ibyo reka tureka ahubwo se rata tugaruka mugani twatebeje ariyo nugute bavuga gutebya ntabwo ari ugutebya ariko Matiku ndagira ngo mwibarize ubundi cya gihungu cyawe cy'ikinyamahane harya ngo ni Rudiga hano kiri hehe ko gasopa wintukira umwana se koko kuzi ko nge iyi meta ubonyikwemo nkayibika ngira ngo nkwereka ko ngutishije umuryango wanjye kwere ubwo se uko ubuzanye n'ibintu by'amarangamutima kandi ese kuki unukira umwana oya na sorry basi ni cya gihungu cya kinyamahane cya Rudiga ubwo se bwukosoye miki umuhungu wanjye ntabwo ari igihungu ari kuremera ko ari ikinyamahane mama kugira amahane umuntu wese nyine cyangwa aho bitewe cyangwa amahane yanganya na nyina ibyo katubyihorera rata n'undi bibaho ubu nanjye kakandi kanjye ubu wisemye ukaza ukajya gutya ukidondanyishwa ku muryango ukagahaguruka n'utuntu tw'uduhungura two nitubi dufite ukuntu dufuhira abanya niba tuba twumva ariko ni ingeso batozwa bakiri bato numvishe ngo batozwa na ba nyina ntabwo namurenganye ndetse nyina mutoza gufuha gutya buriya ba nyina ngo bafite ukuntu ari bo batangira kubatoza utuntu nka turiya tw'ubuntuze bigatuma umwana agenda akundana na nyina bitewe uri kubeshyera ababyeyi mama turabana beza none ababyeyi papa twe turabana bameze mama mwagiye harwo mwirirwana n'abana ngo uziri kuri mwana akaba yavuye mu mugabo urumva ureba imyaka 8 guhera ku myaka 18 urimo uragenda nawe 20 mirongo ukarenda ugeraho nkamukubisamo tuba twanyanye mu bihe bikomeye nk'ibiti by'imihanda ibintu bye sorry nyine imvune z'imihanda reka n'ubundi uraza kunyibwira amakuru nshaka ndibuze kuyafata neza ariko njye ndi Matiku matinde nyagutinda ko yirimbi rwose ndi umukuru w'abapfuze pfiriya kwa ntuze oya ntacyo Matiku umukuru w'abapfu ninjye kuririmbi ryarayipfuye ninjye ugeze ninjye cyongoza muri make Matiku nta kintu nkwaye mbese utanga tike y'abantu bajya kuririmba ako se buriya nibyo oya ndarengana ahubwo abantu baza kwirimba narakabye ambaho ikibanza narakabye narakabye ubona nyine uza kumbona ntoshye noneho muri make uri ambasaderi wa satani hano ku isi ndi ambasaderi w'amarimbi ari muri uyu murenge muri iki gihugu cya Zamburi ibyo twiritindaho ahubwo wowe nta nubwo ugize unansubiza nakubwira ibintu bya Rudiga wamfashe mu ijosi Rudiga Rudiga yahoze aba hano mu turimo simba hano agiye Rudiga nyine ariko cyane Rudiga nawe kijyana n'amahane kijyana amahane rwose kiriya gihungu umenya no mu nda kitarakuze ubu ni hari ibiri wahuzwe burundu ukaba utakibirya nawe urabyumva nyine n'ibyawe kiriya gihungu gishobora gusanga cyarakurishije amagi ibyo bintu ntabwo ari sawa ni igisore kimeze nk'icyayi niyo ziza kuba impanga imwe yari kuvamo kubera Rudiga icyo gihe nyine naryaga amagi yo nayo narayaguze akora tuzi ko ari amaso nabonye ari amaso yiwe manini nyine ukuntu uvuga ngo ndibyara bifite amaso manini ameze nk'ay'injanga muri make aba atereye gutya mu njyori ayanjye ateye uriya Rudiga naracyumva cyateye ku mazuru uko ndari kujya gufata harya ariko wari umeze neza shangere ntabwo yari neza kabisa urabigize ubwo nawe koko urabaza amenyo nko kureba umuntu noneho rero ibyo uko twigenza dore hari haciye nini Bereki ma karagashame meze neza se
burera no kugira umwara neza amakuru narayamenye. Ayahese kandi washanoye kuzankoraho ko uzankoraho pe. Narakumenye di. Namenye ko mucucu mumaze gupfuburaho twapfubije nge na garafurere we. Urumva ko mbitse ibanga rikomeye ni ukugira umwara neza kugira ngo utazanserembura ugasanga ibanga ndarimenye ngewe. Ariko noneho ibi ndabigira nera. Uretse kandi ugiye ko ari wowe ejo bundi wabimbwiye. Umubwira iki? Ariko Shamati nubwo ugira ibigambo by'isesereza ariko nyine hari ukuntu ujya unkurura ukumva mbega ukamenya nk'umuntu umenya nyine agasukari cyangwa akoza agatoki mu buki. Reka ibyo tubyihorere nyine warumbajije iby'umwana hari ahantu yari yagiye ariko hari ukuntu maze iminsi mbona umwirebeshwa cyoroshye ndetse yihe gahunda. Yego sasa numva nateretse uretse ibintu nyine by'ibiravu nyine ako se nawe ntukigira inoti rero hari ukuntu nayo ndimo ndakwiyumvamo dore hashize imyaka myinshi twakwigenza tukagira ukuntu twiyeranje nyine. yego we banza ugire nari nkufitiye ikintu bita amatsiko oje genda saka niba ari iby'amatsiko mbivuyemo nta soni ubwo ni ukuvuga ko amatsiko arangiye ibyo twaba dupfana byaba birangiye nisega kandi bigenza bite nuko nyine ko mbona uhisubira akaremo wigize nk'intare y'ingore kandi nyinshi zijemo we do twatanye toka satani. Niba ari iby'amatsiko mbivuyemo nta n'isoni ubwo ni ukuvuga yuko amatsiko ashize ibyo twaba turimo zatanze kinini byari biryoshye. Oya ubu niki toka satani toka ahubwo haguruka toka. Iyi ni ingwa y'urushyi iyi ni yandi bavuze ngo bakubise ingwa y'urushyi ngo ariko kivana amagambo ibyo nkubwira ntabwo byumva. Ako se waretse basi mbabarira sibyo mvuze nabi basi nta garama nyine oya n'amazinda haguruka ako se haguruka okay basi mbabarira oya umva nkubwire haguruka waretse haguruka bira ahangaha bira ahangaha bitaraba nabi nakabanye uko yambuye impeta ukayishyira mu mufuka urwa n'urukundo rw'umugore ubizi basi byoroshye uko warubitse niko nanjye wangenza ariko urwawe ndufite imbere genda akamaguru iminsi bigize bane ubuse cyanyohereza gute ko nanjye kugikunda ako se nakunda ariko y'abagabo b'iyi minsi maze kubirambirwa. mbese imbwa y'umugabo ngira amemukira ubusubuzi ubwo nawugira ntebahungu ukuntu nari maze kwicaginga ubutamwiruka bamugarurira baba we mana yanjye ubuse koko ndabigirana ubutamwirukeho mugarure ubuse nkora iki koko ndumva ngiye gusaba Mobile. mama reka nze mutere ubwoba natava ku izima menye ko mama ngwino hano icara ahangaha yicara mubwire yicara ariko mama wambwiye ko niyahura kugira ngo ubane n'abahigi so ntajya rero ngusezere wowe ngo nyine nagiye ugiye ngiye kwiyahura ugiye kwiyahura
Mwiriwe. Ariko mwana wa nizere ko udakomeje rwose birabibyuya nizere ko udakomeje. Ndakomeje ndetse cyane. Ubundi se ni iki nakubwiye nakomeje nari bugikora. Koko si Mama ngiye kwiyahura. Umugambi nawafashe nibyo uri gushaka nyine ndagiye. Bundagiye rwose nakundi nabigera. Mwana wanjye rwose ibyo bintu uyishyiramo ni ibiki rwose abantu. Njyewe rwose urabinteye ubwoba rwose sinzi ibyo urimo. Mama ndagiye rwose. Ariko se ruko. Ko numva kuvuga ngo bagiye ugiye kujya hehe? Ko numva mbona umukecuru ameze nk'uwatuherewe. Kuvuga ngo ugiye kujya. Mama yambwiye ko akugera ko umutindi w'umuhigi ntapfa. So noneho ngiye kwiyahura nyine muherugari. Ngiye kwiyahura muherugari nose ni byashaka. Ko si ibimera byasazira. Ubu kiriya gisaza cy'igihigi kigenda kiyoragura inkumi n'abakecuru mu muhanda nicyo cyagusashije mama Rukwa. Uvuze nde wambwa? Mama rero urabeho. Oya mwana ureka nkubwire. Rero ntabwo ibintu byo gupfa ari none ahangaha. Oya ngwino nkubwire ahubwo. Ngwino nkubwire mwana wanjye ariko jya unyumva jya unyubaha. Ntabwo gupfa ari none aha. Oya ngwino nkubwire rwose mwana wanjye ntabwo gupfa ari none aha. Duputi. Imeze bite? Imeze bite? Afasha. Dore wa mukobwa bahobera agasakura. Iki gisaza kahobera abantu ahobera inguge. Inguge n'indangurube. Wabagaye? Nyine mu rugo gutyo nkora uturimo two mu rugo nta kindi. Inguge ninde? Umva Karama. Igisaza kiwe rero ahubwo twigendere. Oya, reka iki gisaza nyuma arimo ivogonye. Have saje cucu. Have cucu. Ibesha saje cucu. Ibesha za Samuel. Ibesha. Umva n'abarunyize Karama jya karamira mu ntume. Babyoshya. Nyiza sha. Umva wagisaza hamwe nanjye wari waranjengereje warizembe. Ibi byana si byangambaniye se bahu. Munabara we. Ayiwe. Ngahase nikaze mwico wakabgawe. Igiye hano. Cyane wakabgawe. Umva wagisaza. Kubundi mufite abakecuru banyu. Kwamaze. Uri kurinda ujya mu rubyiruko. Uri kumva twere tuzabaho n'abakunzi dufite mwagapfamo. Uru rubyiruko ni rwo ruryoshye. Umva abana nibo badusubiza ubutosha. Nibo badusubiza ubuto ugira ngo noneho ndinjije ngiye kuba ubona mbajyamo. Ndinjije sha. Umva wagisaza. Ndaje ndashaka abaterankunga baza n'uruganda. Baze bafata ibisaza nkamwe bitagira umuto sha. Yego. Bajye babasyamo ibiryo by'inkoko. Oya wacyana. Turacyakeneye kubaho kandi nibyo uvuga turacyashoboye kubikora sha. Ugira ngo ukuntu ubu nibwo tugeze. Ubu nibwo tugeze none ngo uruganda rukwakirwa rwagagusyaho gahamba wari wowe. Ongera ubisubiremo ngo ubanze umutwe wanjye agerawe nasoni. Ongera dore nakanako. We kutavuga ngo mbahane banyu. Umva warizembewe. Ntunshingeho mujya mubikora n'abakecuru banyu. Ngo singirene. Ntunshingeho. Ziba hacinze. Uranyumviriye inshinzi nayo. Ziba abakecuru bacu se bari abakecuru twabikora bakatumarira. Ariko mwebwe mudusubizamwe amaraso we tukaba abasore. N'ubu ngubu izi mbaraga umbonana ni cyana naraye nifunze. Iyo teremese urayizi. Urayizi wowe. Komerezaho nyine ako nyine nkomerezeho ari wowe meraho ari wowe nyine meraho nyine ubasha kanyagwe gaha nasoni nashaka kurwana nawe kiza amahane none ngo nguki abantu mugira n'isoni nkeya Se baba we Yesu Kristo ambwe ku musaraba Karamajya akaza kumukuzaho kugira rubanda rutaguha. Karamajya cyo karama mu ngozo gahambirwa akamanuka kwa n'abahira gucuramye. Yena ngaho ubupfuka nk'ikirangiti cy'imfashanyo. Ngimfashanyo cyane inote ngiyegeze. Wenda agenda gucyura mu kitarenze. Yegora niyo kari yitanga ibiringi. Ijya mu bakecuru. Kumva nkubwire noneho. Njewe ndakomeje sindekeyeho nk'imfashanyo za pamu. Ndakomeje ariko wabonye ko ari uwanjye ni mwiza utamwegera atuva
umva nkubwire tuza hakose sha ubundi twaganiriye iki cyana umva wagisaza kanani inzara ngo ndakana n'ibiryo biri iwanje njyewe ibiryo se njyewe urandebye umva inzara rero umva nkubwire umva kirashaka kuyijyana dore ko bitari umurareba nk'ubura izuba rimwe kugira bajya kugushyingura mu kankoko umva nyine kari mu kankoko none se kari mu kankoko n'umukamucutse umumesha ahubwo ninzajya mbona uri kureba uyu mukobwa nyuze uzajya ubizira wakize cyangwa se ahubwo mwibagirwe cyangwa nzagukubita uhitwe ukanyaga unyumvira ibyo kirimo ngo ngirane ntibigira n'umuco ariko ubundi wagisaza hagarara hamwe mbanze nkukosore kugira ngo ubyemere nose wowe ko numva urimo uranshinganisha nk'aho dukundana ubundi bite byawe aha arekerayo ni umutekano wawe nashakaga ntabwo dukundana ariko nta nubwo twangana